Reka dutangirane n'iki kibazo. Uri umuhungu w'imanzi cyangwa ntago uri imanzi? Ndakubajije nti uwakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa ntago wigeze uyikora? Ufitiye inkuru nziza kandi mbi. Reka tubisasanure kuko ni inkuru y'ibizakubaho igihe cyose uzaba umaze kuzana umugore. Igihe uzahitamo ukavuga ko ugiye gushaka uwo muzabana, ngiye kukubwira ibintu byose bizakubaho niba uri umuhungu w'imanzi cyangwa se niba utariyo. Murakaza neza, nuza gukunda iyi nkuru ukore subscribe. Reka mvuge nti congratulation ku by'imyaka ugejeje ukiri imanzi. Ariko kandi ku rundi ruhande ufite ibyago bikomeye cyane, kubera ko igihe uzajya kuzana umugore uzareba umukobwa mwiza rwose ufite agasura keza, ariko uzagira umwaku igihe uzasanga uwo mukobwa atari isugi. Uzi ibizakubaho? Dore ikibazo gihari rero mu Rwanda. Abasore bafite amafaranga kandi menshi nibo basore batigeze babona umwanya wo kujya mu bakobwa. Bamwe bakoreraga amafaranga mu gihe abandi bibereye mu bakobwa bakarunda ikofi. Abo basore nibo bitwa amamanzi kuri ubu ngubu. Uzi abo basore iyo bagiye kuzana abagore, bareba wa mukobwa mwiza ku isura, umukobwa ushashagirana, umukobwa ubengerana. Kandi uriya mukobwa aba yaratangiye kwirukankwaho n'abahungu ku myaka ye 12. Abahungu baba baratangiye kumutega imitego igiye itandukanye. Uwo mukobwa kuyisimbuka hari yasimbuka, ariko hari n'iyanga, bikarangira rwose awuguyemo, agasambanywa, agakora byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo ajya kugira imyaka 24 amaze guhura n'abahungu barenze umwe, 2 cyangwa 3. Wa musore rero wakoze ikofi w'imanzi, amafaranga y'abamwemerera kuzana umukobwa mwiza, nibwo ahise ajya gutereta wa wundi ushashagirana koko. Ubwo nyine ni umukobwa utari isugi wahuye n'umuhungu w'imanzi. Uzi uko bizagenda? Icya mbere ni uko uzasanga wari umwari yabaye mwarimu. Mu ijoro ryanyu rya mbere mwaraye mukoze ubukwe cyangwa se mwabukoze uwo munsi, uwari umwari azahinduka mwarimu. Bimwe wigiraga, amafembo ufite, irari, iki n'iki byose uvuga ngo si wowe uratuza umufashe. Mu ijoro rya mbere rwose uwari umwari azaba mwarimu. Uzibura, wishake wibure mu by'ukuri. Amashagaga wari ufite ntuzamenya aho azajya. Umwe witaga sheri wiyoboreraga, iryo joro azakuyobora, azakubwira ati kora ibi n'ibi, bigenze gutya. Ubwo narindi kuvuga igihe wewe wa muhungu we w'imanzi uzaba umaze guhura n'umukobwa utari isugi. Azaguha ibyishimo kugeza igihe uzumva ko utakiri ku isi ahubwo uri mu ijuru. Ubwo ndavuga muri iryo joro. Ariko ndagira ngo nkwibwirire indi nkuru ibabaje, idashimishije habe na gato. Ubwo uzi igihe uzashaka umugore ugahura n'umukobwa w'isugi nawe uri imanzi. Bimwe bavuga ngo urishima, ngo murarara, ngo uramwica, kwa kundi uba uvuga ati sinjye uzarota uwo munsi ugeze. Ndakurahiye ashobora kuzashira icyumweru nta n'umwe urakora ku wundi. Icyo nzi cyo nuko azagutera umugeri, yamara kuwugutera nawe uti reka mbyihorere, ubwo wenda ntabishaka. Icyumweru cyose kigashira. Ibyo birashoboka ko bizakubaho. Cyakora kandi biranashoboka ko uziyandayanda bikarangira nyine ubikoze, ugerageje gakeya wenda ukaza kubishobora. Ariko inama nakugira y'ikosa utazigira ukora mu buzima, utazigera uca inyuma n'umunsi wa rimwe uwo muntu muzaba mwashakanye. Kuko umunsi uzamuca inyuma ntabwo uzongera kugaruka iwe, urugo ruzasenyuka, nunaza uzajya uvuye mu bandi bagore. Dore impamvu: umunsi uzamuca inyuma ushobora kuzamuca inyuma ku ndaya cyangwa se ku wundi mugore wamenyereye ibyo bintu kandi wabikoze kenshi gashoboka, ubifitemo ubumenyi umugore wawe adafite. Azagushimisha kugeza igihe uzumva ko umugore wawe ntacyo amaze. Bizatuma rwose utagaruka ku mugore wawe, nunagaruka ugaruke wahaze, wiviriye ahandi. Ndakwinginze ntuzigere umuca inyuma, kuko abantu benshi baciye inyuma abagore babo kandi barabashatse ari amamanzi, bakunda guhita bararuka, icyo bita kuraruka. Urumva niwibeshya ukabikora uzahita uraruka. Reka ngaruke gatoya ku muhungu utari imanzi. Wa muhungu we uzi yuko wasambanye cyangwa se wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu bagiye batandukanye kandi benshi, ndakwinginze ndagusabye kora iki kintu. Jya muri ba bantu benshi uzi mwaryamanye, urebemo uwagushimishije aba ari we ugira umugore. Kuko igihe cyose mu bo mwaryamanye uzazanamo utaragushimishije, umenye yuko byanga bikunda uzamuca inyuma uwo nguwo uzanye, ukajya kuri wa wundi wigeze kugushimisha. Inama nakugira: niba wararyamanye na 4, 5, 6 cyangwa 10, rebamo uwagushimishije kuruta abandi, aba ari we ugira umugore naramuka kwemereye. Bitaba ibyo wowe uzazana wese nusanga atandukanye na ba bandi mwahuye, uzamuca inyuma.
Mukobwa, niba uzi yuko wigeze gushaka umugabo cyangwa se uteganya kuzashaka umugabo, igihe uzashaka umugabo ugasanga umugabo ushatse ni imanzi kandi nawe uri isugi, ndakwinginze ntuzigere umuca inyuma, kuko umunsi uzamuca inyuma ntabwo uzongera kumugarukira, uwari umwami azaba umwana kuri wowe. Ndakwinginze rwose ntuzigere ubikora, utazajya umuhamagara akadogo kubera ko wamuciye inyuma ugasanga ibyo wasanze hanze ntaho bihuriye n'ibibi wawe, utazabikora di. Umva kano kantu, umuhungu w'imanzi iyo abanye n'umukobwa utari isugi urugo ntago ruramba, umukobwa w'isugi iyo abanye n'umuhungu w'imanzi urugo ruraramba, umukobwa w'isugi kandi iyo abanye n'umuhungu utari imanzi urugo nabwo ruraramba cyane. Ahaho umuhungu aba anakunda umukobwa ku kigero cyo hejuru, cyangwa se umugabo aba akunda uwo mugore ku kigero cyo hejuru, kuko aba yibaza ukuntu we atari imanzi ariko akaba aguye ku mukobwa w'isugi, ashimira umukobwa cyane akavuga ko yifashe neza. N'ubundi uyu muyoboro w'Udushya Kingdom ni uwanyu, ngaho nimukore subscribe, mukore ku nzogera, tuzakomeze n'inkuru z'ubutaha.